je nari uburozi bw'umwana umuntu anduma amazi yemo uruko ariko bana barozi mana ariko wese nawe warazazaniwe niyo yari kwiyishitani mana nje ninyifataho nzanahita nyimererana njewe umuntu anduma amazi arambwira ati mwana wanje fata tuno tujerekano nyaruke ngaka n'akarayi ugenda uri kugenda hashitse uburozi yaguhaye uburozi agutuma no kuvoma hanyuma ubwo nagiye kuvoma rero mfite akajerekani kamwe ngira ndi kugikirayi kuba kiraryoshe kwisi nicyo cyambere turakoze mwana wanje uko nyumva turakoze kigwa mu bye nageze mu rugo banciye umugara kiburungushura guca kumva mu nda hararemeye amagada kavuga sumya gasa ubu ndiye ibiki njyana n'uwo myenda mfite wenda n'inzoka ziburungu nja gushaka umuntu ufite mu nzu harimo sima nubikahira nubitseho inda kubwo ese mera ngupfunda urumva kubera ko papa mufite yese bati kandi uyu nguru wabana ari uburozi ndi uruhinja ntabwo bizamvamo n'umwana muto ufite imyaka reba mukibuka afite imyaka 29 urumva si kera cyane jewe yahise agenda arandutsa n'uruhinja urumva narukaga amabasa uzi ibintu by'umuhondo gasibiri byabaga mu nda yanjye reba umwana imyaka 7 uragarura uburozi uzura base iya mbere iya kabiri bakaja kumena iya gatatu wari uruhinja ufite imyaka 7 sibona buriye nasurinje rw'imyaka 7 rubaho cyakoze shitani je ningifu uzanshakire n'umunyuru